Merdi namaliza watu Mungu watu wa mingi watu wanaisha Mungu wa mingi sana merdi. Mungu nongeye kubasuhuza mbani ikaze bakunze ibiganiro byacu nk'uko mudahema kutwega ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tubagerezaho kuri umuyoboro wanyu Amenya TV Show. Ntago byoroshye tuzindukanye n'inkuru y'incamugongo cyangwa se inkuru itari nziza. Ari kuwa kane ni muri Repubulika ya Demokarasi Republic of Congo, aho habaga isanganya cyangwa se impanuka y'ubwato. Iyo mpanuka yaberaga mu kiyaga cya Kivu, aho bavaga Minova bajya i Goma. Ubwato bwavaga Minova bujya i Goma byari nk'ibisanzwe, bagiye ku muvuduko nk'usanzwe, gusa muri ibi bihe turimo murabizi ko tugeze mu bihe by'imvura. Ubwo bari baje kugera mu kiyaga hagati cya Kivu, baje guhura n'isanganya cyangwa se ikibazo cy'umuhengeri mwinshi wari uri mu kiyaga cya Kivu. Hari harimo umuhengeri mwinshi mu kiyaga cya Kivu, uza kuba ikibazo ku bwato, aho nyine waje kubuza ubwato kontroli, bugatuma nyine ubwato bukora zigizage buta kontroli, bukarangira igice kimwe nyine kihengamye kikaza kwicurika, bikarangira ubwato bwose bwicuritse, bukicurika kubwo bari butwaye. Ubwo ndavuga nyine abagenzi bwari butwaye bwabicuritse hejuru. Abasesenguzi cyangwa se inzobere mu bijyanye n'impanuka bari kuvuga yuko ubwato bushobora kuba bwatewe n'ibintu bitandukanye kugira ngo iyi mpanuka ibe. Icya mbere bari kuvuga ni uwo muhengeri. Icya kabiri bari kuvuga yuko bushobora kuba bwari bwatwaye ibiro bidahwanye n'ubushobozi bw'ubwato, kuko nawe witegereje neza mu mashusho urabona ko ubwato no hejuru hose hari abantu ndetse no ku mpande. Ukabona ko nyine bushobora no kuba mungane bwari bwatwaye ibiro birengeje ubushobozi bw'ubwato bwagenewe gutwara, nabyo bikaba byaba intandaro nyine yatera iramanuka. Urabona habanje gusa n'ahacubira igihande kimwe n'ikindi nyine gikurikiraho. Ukabona ko nyine byaterwa mungane nabyo n'ibiro byinshi, ariko nyine ni abasesenguzi bari kugenda bavuga mu gihe nta cyari cyatangazwa cya nyakuri nyine cyateye iyi mpanuka. Byose birakomozwaho, haba uwo muhengeri ndetse nyine n'uko ubwato bushobora kuba bwari bwatwaye ibintu bisumbije ubushobozi bwagenwe no gutwara ubwo bwato. Ubu bwato rero bwavaga Minova bujya i Goma, bari biganjemo birumvikana ngo ni abacuruzi n'abagenzi muri rusange. Ubu bwato abantu mw'iki gihe tugezemo, cyane cyane ndavuga ubwo abakora ingendo zo mu mazi, bakwiye kwitwararika. Murabibona ko tugeze mu bihe bitoroshye, nyine ibihe by'imvura. Mw'ibihe by'imvura cyane cyane abakora ingendo zo mu mazi bakwiye kwitwararika, kuko urabona ko hashobora kuzamo ikibazo kijyanye n'umuhengeri cyangwa se n'imvura, ikaba nyine yatera impanuka nk'iriya tubona. Bisaba kwitwararika, umuntu akaba maso mw'ibihe by'imvura,
ko ari umuntu cyangwa se ari abantu nabo bari babashije kureba kure, bari kubanza bakareba uko ikirere gihagaze, bakabanza bakareba uko nyine imbere hameze, kuko urabona n'ikirere cyari kimeze nabi, hari hahumanye, ubona ko isaha ku isaha nyine hagwa imvura ikabije, cyangwa se ukabona ko mu kiyaga bitagenda neza. Umuntu nibyo bakwiye kubitekerezaho, cyane cyane nyine iyo tugeze mu ibihe bitoroshye by'imvura, umuntu akareba kure, dore ko nyine kiremwa muntu gifite ubushobozi busumba ibindi biremwa, akareba kure akavuga ati se mwuka byaramwe mbona ikirere kitameze neza, umuntu uru rugendo waba rusubitse akazaba rukora. Ibyo byose nibyo umuntu akwiye kugenda yibaza, kuko nyine umuntu afite ubwenge kugira ngo warengere amagara ye. Ndabashimiye mwebwe mudahwema gutwega ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Mbibutsa gukora subscribe, like, share, comments kugira ngo mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bitaha. Mukomeze mugire Imana ibane namwe, ndetse ibahe n'umugisha wo kugira amafaranga. Ibihe byiza.